igitego gikomeye cyane mu bya diplomasi n'intambwe ikomeye cyane AFC M23 yagezeho ubwo yatumirwaga i Geneve mu Busuwisi mu nama ikomeye cyane ya UN ibiri mu bihugu bitandukanye ku rwego rw'isi. Rero tugiye kugaruka ku byatangajwe n'umwe mu bitabiriye ibi biganiro ku ruhande rwa AFC M23 ubwo yaganiraga n'itangazamakuru i Geneve mu Busuwisi. Byagenze bite rero? Reka dutangire tuvuga ku kibazo umunyamakuru yamubajije. Umunyamakuru yagize ati: Maître Jean-Paul, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous allez bien? Très bien, merci. Ça va? Ça va très bien. Pourquoi vous avez choisi d'aller aussi participer à Genève, où l'on parlait du conflit à l'Est, de massacre 30 ans après? Maître Jean-Paul muraho neza kandi murakaza neza. Maître Jean-Paul arabikiriza ati muraho neza, murakoze cyane ku butumire. Umunyamakuru ati mumeze neza? Ati tumeze neza rwose, murakoze, ndumva meze neza nta kibazo. Umunyamakuru ati kuki mwahisemo kwitabira ibiganiro byabereye i Geneve aho bavugaga ku ntambara y'umurasirazuba no ku marorerwa amaze imyaka 30? Maître Jean-Paul Ishyaka mu gusubiza ati nari mu itsinda rya AFC ryagiye mu nama y'inama y'uburenganzira bwa muntu y'umuryango w'abibumbye ku munsi wa kabiri cyangwa wa gatatu. Mu byo bagombaga kuganiraho harimo n'ijambo ryerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba. Hari hashyizweho komisiyo yo gukusanya amakuru ku byabaye, fact finding mission. Iyo komisiyo yashyikirije inama raporo yerekeye uko ibintu bihagaze. Iyo raporo niyo yagombaga kuganirwaho hamwe n'indi myanzuro yari ku murongo w'ibiganiro. Ubwanjye nari mu itsinda nk'uko mwabivuze ndetse nk'uko nanjye nabivuze, kandi intego yacu yari ugutangaza ijwi rya Alliance Fleuve Congo imbere y'inama y'uburenganzira bwa muntu. Intego nyayo yari ugusobanura ukuri cyane cyane ku byaha byakozwe mu myaka 30 ishize. Turabizi ko AFC M23 itari hari mu myaka yose 30 ishize, ariko twashaka kugaragaza aho ibintu bigeze. Umunyamakuru arongera amubaza ati none se intego nyirizina mwari mufite ni iyihe, cyangwa intego mufite ni iyihe? Maître Jean-Paul Ishyaka ati intego yari ugushyira ahagaragara ukuri. Nibyo koko hashize imyaka 30 hari intambara mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange, ariko ibiganiro byabereye imbere y'inama byibandaga ku myaka 3 iheruka gusa, si ku mateka yose. Raporo bari bafite yavugaga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intara za Kivu ebyiri mu myaka 2 cyangwa 3 iheruka, ariko twe muri AFC twabonye ko raporo idafite amakuru yuzuye kuko yakozwe n'abantu batigeze banagera ku butaka. Ni raporo ifite ibibazo byinshi kandi iterekana uko ibintu bihagaze mu by'ukuri, cyane cyane mu duce twari twigaruriwe nabo duhangana cyangwa nabo duharanira kubohora. Niyo mpamvu byari ngombwa ko rayo tukagira amakuru yacu dutanga ngo yunganire agaragaze aho raporo yari ifite inenge cyangwa intege nke, kugira ngo ibihugu bigize inama bibone ishusho nyayo y'ibibera mu gihugu. Umunyamakuru arongera amubaza ati ndumva ibyo ari ngombwa, ubu ngiye kukubaza ibibazo byanjye ndetse n'ibyabadukurikira banyuze ku mbuga nkoranyambaga, kuko iki ari ikibazo kinini cyane kireba abaturage benshi. Arakomeza agira ati urugero, hari umuntu wavuze ko inama yabereye i Geneve izasaba ko habaho kumenya no kwemera jenoside zigeze kwibagirana ndetse no guha ubutabera abahohotewe mu myaka 30 y'amakimbirane. AFC M23 yafashe ite ayo magambo? Maître Jean-Paul Ishyaka mu gusubiza yagize ati ibyo sukuri, nta na rimwe muri iyo nama inama y'uburenganzira bwa muntu yigeze hagarukwa kuri jenoside yibagiranye, ariko igihe kirageze ngo abantu bareke gukoresha ururimi rwa Kinshasa. Ndabisobanura, mu nama nk'iriya ibihugu cyangwa imiryango itandukanye ishobora gutegura ibiganiro byo ku ruhande
side events Kinshasa nayo yari yabikoze, ariko ikidasanzwe ni uko hafi 95% by'abitabiriye icyo gikorwa cyari abanyekongo ubwabo. Iyo nama yagombaga kumenyesha isi yose uko ibintu bimeze, nyamara yaje kuba iy'abanyekongo gusa. Kubera iki? Nuko nta gihugu gikomeye cyangwa umudiplomate ukomeye wari kwemera kwitabira ibyo biganiro byuzuye propagande gusa. Iyo bavuga jenoside yibagiranye muri Kongo, ibyo ni ibinyoma. Jenoside ni icyaha gifite ibisobanuro bidasanzwe. Ntushobora kuvuga ngo habaye jenoside udashimangiye ko hari itsinda ryihariye ry'abantu, amoko, idini cyangwa ubwoko bw'igihugu ryagambiriwe kurimburwa. Abantu barabyumva kandi bazi ko Kinshasa iri mu bikorwa byo gusebanya no kwamamaza ibintu bidafite ukuri, bishobora kuba bigenewe imbere mu gihugu gusa. Ikindi kandi nta bandi badiplomate b'ibindi bihugu bigeze bitabira icyo gikorwa. Nta kindi gihugu cyari gihari. Twari mu nyubako y'inama Palais de Nation. Twamenye ko iyo nama iri kuba, ariko ntabwo twigeze tuyijyamo kugira ngo tutayihesha agaciro itagombaga kugira. Umunyamakuru ati ariko hari ikibazo kibazwa. AFC M23 ifite gahunda zihe mu buryo bugaragara bwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu duce iri kugenzura? Maître Jean Paul Shyaka aramusubiza ati nibyo kandi ibyo turabyemeza, ndetse hari n'andi makuru cyangwa isoko z'amakuru zemeza ko mu duce twari twigaruriye ibintu byahindutse kurusha mbere. Sinjye bivuga gusa, hari raporo nyinshi zabigaragaje. Urugero, ubwo twafataga Goma n'utundi duce hafi aho mu mezi ashize, ibintu byarahindutse cyane. Mbere yaho hari amahema y'impunzi hose, abantu bari barahunze, ariko nyuma yaho abantu basubiye mu byabo, baratashye basubira mu midugudu baturutsemo, batangiye guhinga kandi vuba bazaba bashobora kwibeshaho ubwabo. Mbere twari tumenyereye kubona imiryango myinshi yitwaza ibikorwa by'ubutabazi ngo ikore ubu bucuruzi ku banyagihugu bacu bari mu bibazo mu nkambi, ariko ubu ibyo ntibikibaho. Hari impinduka zikomeye umuntu atahakana cyangwa atarenze ingohi keretse abishaka. Kandi ndibutsa ko kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage bacu ariyo ntego nyamukuru y'ihuriro AFC M23. Turashaka kandi ko abanyekongo babasha kubaho mu gihugu bubahirwa, bakubahwa, hatitawe ku moko yabo cyangwa ku bindi byose bibaranga, ko bafite agaciro kandi ko bahabwa icyubahiro n'uburenganzira bwabo. Buri wese agahabwa uburinzi bungana imbere y'amategeko n'imbere y'igihugu, bagakora imirimo yabo, bagahabwa umutekano, yaba uwo ku buzima bwabo bwite ndetse n'ubw'ibyabo. Nk'umutwe AFC M23 iyo niyo ntego nyamukuru, kandi ntabwo ari Geneve cyangwa ahandi tuzajya kwemeza ibyo cyangwa kwiyemeza ibyo. Oya, iyo niyo mpamvu AFC ibaho, kugira ngo abaturage bagire icyizere, kuko ibyo nibyo dushyira imbere. Umunyamakuru ati ngarutse kuri icyo kintu, ariko mbere Minisitiri w'Ubutabera Guillaume Gufa aravuga ko AFC M23 ishaka gusaba imbabazi Amnesty ku byaha bikomeye. Murabivugaho iki cyangwa murabisubizaho iki? Maître Jean Paul Shyaka ati ibyo ni ibinyoma. Ni uramutse urebye ibyo Kinshasa ikora, ni amagambo menshi gusa, ariko adafite isoko y'ibinyoma. Ese koko hari aho AFC yigeze isaba imbabazi? Ese hari ikimenyetso cy'uko AFC yigeze yegera ubutegetsi bwa Kinshasa ngo ibisabe? Oya, ntibibaho. Ibyo ni amagambo bashyira hanze gusa, ariko nta kuri kurimo. Ahubwo nibo bakwiye kugira ubwoba ku byo bakora, kuko amategeko n'amateka bizabageraho.
hariho kandi kwica uburenganzira bwa muntu mu buryo bukabije, kandi ibyo ntabwo ari ibanga. Mu myaka 5 cyangwa 6 ishize, Perezida Tshisekedi yafashe icyemezo cyo gukora politike yo gucamo ibice abaturage, atoteza bamwe, asuzugura abandi. Ntibyari we wenyine, yari kumwe n'abandi bafatanyije nawe bakwirakwiza amagambo y'urwango. Ibyo byanditswe muri raporo nyinshi. Ayo magambo y'urwango yibasiraga cyane abaturage bavuga igifaransa, bavuga igiswahili, cyane cyane abanyamurenge n'abandi, kandi ayo magambo yakurikiwe n'ibikorwa byo kubarimbura ndetse n'abavuga ikinyarwanda. Hari imidugudu myinshi yiciwemo abantu, abandi baracika burundu ku buryo nta baturage bakihaba, abaturage baricwa. Mbere y'uko AFC M23 ihagera, hari hamaze gusenyuka burundu. Uyu munsi mu midugudu y'abanyamurenge hasigaye nka 15% cyangwa 20% gusa, andi moko yose yarasenyutse. Ninde wabikoze? Ni Tshisekedi ubwe, afatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo na Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta. Umunyamakuru yakomeje amubaza ati, Patrick, umuvugizi wa leta, wavuga ko AFC M23 ari brigade avance y'ingabo z'u Rwanda, mubisubizaho iki? Maître Paul Shyaka ati, no gutera urwenya. Mwibuke ko Perezida Tshisekedi ubwe kenshi yatangaje intambara ku Rwanda. None se yavuze ngo AFC ni brigade y'u Rwanda, icyo byo bivuze iki? N'indi propaganda nshya kandi nta shingiro ifite. Buri munsi bahindura amagambo, bahindura imvugo. Uyu munsi bavuze kimwe, ejo bakavuga ikindi. None se niba AFC ari brigade y'u Rwanda, kuki bo ubwabo bicara ku meza y'ibiganiro nayo? Bivuze ko Kinshasa ikorana ibiganiro byemewe mpuzamahanga na brigade y'u Rwanda. Buri wese ufite ubwenge asobanukirwa ko ibyo ari amagambo adafite ishingiro, kandi byerekana kudakomeza no kutagira umurongo uhamye muri politike ya perezida wabo. Ariko mu by'ukuri ibikorwa byabo ubwabo bigaragaza ko ibyo bavuga ari ibyo gushaka kubeshya abaturage babo. Kuko niba koko AFC ari brigade y'u Rwanda, kuki bicara ku meza y'ibiganiro nayo muri Doha mu biganiro byemewe mpuzamahanga? Ibyo byose nibigaragaza kutagira uburemere no kubura ukuri mu mvugo zabo, cyangwa kutagira ukuri. Umunyamakuru ati, ndibutsa ko nyuma y'imyaka myinshi y'itangazo mu buryo butandukanye hatangiye kuganirwa. None niba koko hari ibiganiro biri kuba, bigomba kugira uburemere bukwiye, kandi bagakomeza ibyo biganiro aho gukora gusa amasloga adafite icyo amarira abaturage. Ibi biganiro rero bifite isura yo kwigisha no gusobanura byinshi. Nimureke rero mbaze ikibazo cyanjye gifite ishingiro. Guverinoma ya Kongo ivuga ko nta kibazo na kimwe, haba ikimpunzi cyangwa ikimitwe nka FDLR, gishobora gukemuka mu gihe AFC M23 ikomeje ibikorwa bya gisirikare cyane cyane ku butaka bwa Kongo. Niki mubivugaho? Jean Paul Shyaka ati, muri iki kibazo ndagira ngo mbanze mbereke amasezerano. Urugero, amasezerano hagati ya guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda azwi nk'amasezerano ya Washington. Muri ayo masezerano hanagaragajwe kenshi ikibazo cya FDLR. Hemejwe uburyo bwo kugikemura babinyujije mu cyo bise Global Concept of Operations. Uburyo bw'ibikorwa byari bigamije kurwanya imitwe ishyigikiwe na Kinshasa. Guverinoma ya Kongo yigeze kwemera ko FDLR iriho kandi ikagira n'uruhare mu kwishyigikira. Byari n'amasezerano bagombaga gushyiramo ibikorwa bigamije kwirwanya. Ntigitangaza rero kubona nyuma y'ayo masezerano y'ibyo kwemera bagerageza gushyiraho amananiza ngo ibi byose bijye bishingira ku byo AFC izakora cyangwa itazakora. Iyo siyo nyingi y'ibiganiro. Ku byerekeye impunzi, mwitegereze neza mu itangazo ry'amabwiriza y'ibanze, amahame y'ibanze, Declaration de Principe, impande zombi AFC na guverinoma ya Kongo zemeje ku kibazo cy'impunzi kigomba kwitabwaho kandi kigakemurwa kuko ari kimwe mu byateje intambara. Bityo rero ntabwo gishobora gupimirwa mu
mu guhagarika kurwana cyangwa mu gucikisha intwara cyangwa guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Ni ikibazo kiri ukwacyo kizakemurirwa mu biganiro. Izo mpande zombi zibyumvikanyeho hazabaho ihagarikwa ry'intambara, ariko ntabwo icyo kibazo cy'impunzi gishobora guhindurwa igicuruzwa cy'imibanire cyangwa cy'amasezerano adafite ishingiro. Umunyamakuru ati muri uru rwego uretse ibyaha bikomeye cyane cyane ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyo bita ibyo kwica amoko, AFC M23 ifite ubushake kuko bwo kugarura amahoro no kuganira. Jean Paul Shyaka ati ni ngombwa gusobanukirwa uburyo Kinshasa ikora. Hari ikintu bita accusation miroir, bivuga ko ibyo ukora nabi ushinja abandi kubikora. Iyo bavuga ngo hari isukura ry'ubwoko muri Kongo cyangwa ngo hari ibyaha bya jenoside, ibyo by'ukuri byamaze kugaragazwa neza mu nyandiko no mu makuru y'ukuri agaragaza ko ari guverinoma ya Kinshasa yubatse imashini y'ubwicanyi igamije kurimbura abaturage bamwe, cyane cyane abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abarwandophones. Naho mu burengerazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo muri Sud Kivu, hari imirwano n'ubwicanyi byakozwe n'imitwe yiswe Wazalendo bigamije kwibasira abaturage b'abatutsi. Ibyo byose byagaragajwe neza mu makuru yatangajwe cyangwa yanditswe, ndetse n'ababikoze barazwi. Nk'ubu hari raporo yashyizwe hanze ejo na Human Rights Watch. Nubwo ntabyumva kimwe nabo ku bijyanye n'uburyo bagaragaje abakoze ibyo byaha, barimo kugerageza kugaragaza bamwe nk'aho batabigizemo uruhare rukomeye. Ku ruhande rwacu ntitwavuga ko hariho abatagomba kubibazwa cyangwa kubazwa. Abakoze ibyaha byo kwibasira abaturage cyangwa inyokomuntu muri Kongo uyu munsi ni abajenosideri n'abicanyi, kandi bagomba kubiryozwa. Umunyamakuru ati hari abavuga ko iyo mitwe yitwaje intwaro ifashwa cyangwa iterwa inkunga zituruka muri leta ya Kinshasa, bityo niba hari ibyaha byibasiye imbaga abaturage benshi cyangwa kwica ubwoko, kwamagana ubwoko, n'abo bantu ubwabo bagomba kubibazwa. Wowe ubibona ute? Ikindi kandi AFC ivuga ko ifite ubushake bwo kuganira. Turabibona ko muri Doha hari ibiganiro birimo kugenda. AFC yivugiye inshuro nyinshi ko umuti w'ikibazo cya Kongo uzaboneka mu nzira y'ibiganiro. Ibyo bigaragaza ko AFC ifite ubushake bwo kuganira, mu gihe Kinshasa yo ivuga ikintu kimwe ariko igakora ikindi. None se wowe uburyo mubona Kinshasa nk'umufatanyabikorwa muri ibi biganiro buvugwa gute? Nyine uburyo mubona Kinshasa nk'umufatanyabikorwa muri ibi biganiro buvugwa gute? Maître Jean Paul Shyaka ati nshobora kuguha ibimenyetso byinshi. Cya mbere ni uko iyo uri mu biganiro ugomba kugira imyitwarire yubaka icyizere hagati y'impande zombi. Ntibishoboka ko winjira mu biganiro hanyuma ejo bukeye ugatangira kuvuga amagambo apfobya uwo mwicaye ku meza amwe. Niba Kinshasa yarahisemo kuganira na AFC, nuko yemeye ko AFC ari umutwe ugomba kuganirwa ho mu buryo butaziguye, ariko ikibazo ni uko bakomeza gukora ibitero, bakagaba ibitero bitandukanye. Ntibagarukira ku kurwana n'ingabo zacu gusa, ahubwo banibasira abaturage b'abasivili. Reka nguhe urugero. Mu bice bya Virunga ndetse no mu misozi miremire ya Minembwe, abaturage b'Abanyamurenge bagoswe mu gace gato cyane katarenga kilometero 20, kilometero kare 20. Bahora baterwa n'imitwe yitwaje intwaro ifashwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi mu bufatanye. Ibyo bitero bikomeje
buri munsi kuva ibiganiro bya Doha byatangira nta munsi byigeze bihagarara. Ibyo byose bigaragaza uburyo Kinshasa yivuguruza ku meza y'ibiganiro, bavuga ko bashaka amahoro ariko ku butaka bagakomeza intambara. Ibyo bikadindiza inzira y'ibiganiro. Umunyamakuru ati iki ni ikibazo cya nyuma y'ibiganiro byabereye i Geneve, ni iyihe ntambwe mushaka gutera haba mu gihugu imbere no ku rwego mpuzamahanga? Mbese icyerekezo cyanyu ni iki cyo kugira ngo habeho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo? Maître Shyaka ati ndabizi neza ikibazo cy'ibanze ni iki, icyerekezo cya AFC ku mahoro arambye n'ibiganiro. Tugomba ko impande zombi AFC ndetse na guverinoma ya Kongo zifata iya mbere mu biganiro bigamije gukemura intandaro nyazo z'ibi bibazo byamaze imyaka irenga 30. Hari impamvu nyinshi zatumye intambara zigaruka buri gihe, kuko ntihigeze habaho ubushake bwo gukemura ibibazo by'ingenzi byayiteye. Niyo mpamvu AFC ishaka ko kugera ku masezerano ya burundu, ariko ibi ntibishobora kubaho cyangwa ntibishoboka niba guverinoma itagaragaza ubushake bwo kuganira mu kuri. Ntibishoboka kubaho mu gihe wowe uri mu kibuga wenyine. Birasaba abantu babiri. Ku bijyanye n'ibyemezo, AFC irashimangira ko mu bice yafashe izakomeza kubungabunga umutekano, kubahiriza uburenganzira bwa muntu bw'ibanze bw'abaturage, kandi si ku mpamvu yo kwirinda gusa kunengwa n'imiryango mpuzamahanga, ahubwo nuko tubyemera nk'intego zacu nyazo. Iyo niyo nzira AFC yemeje yo kubaka amahoro arambye ku baturage ba Kongo. Twemera ko ishingiro ry'amahoro arambye ari ukubahiriza mu buryo burambye, uburyo bukomeye uburenganzira bw'ibanze bw'abantu. Niyo mpamvu AFC iri gushyiraho inzego z'ubutabera. Vuba aha hari imanza zizatangira, ndetse polisi yatangiye gushyirwa mu bice bitandukanye birimo umujyi wa Kanyabayonga n'ahandi. Ibi byose bigaragaza ko kubahiriza uburenganzira bw'abantu ariyo ngingo nkuru cyangwa ariyo soko nyamukuru y'urugamba rwa AFC. Umunyamakuru ati tugiye kurangiza ikiganiro cyacu, ariko mbere yaho ndagira ngo nkubaze, ufite inshingano z'ubuzima bw'abantu benshi batuye mu bice bimufite mu maboko, ni iyihe nyirantarengwa y'ubutumwa waha iyo mibare myinshi y'abaturage ba Kongo? Maître Shyaka ati nibyo koko ibyo uvuga ni ukuri. Mu bice twabohoye haba mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo ya Kivu hari ibihumbi byinshi by'abaturage, abagabo, abagore, imiryango, abana bagomba kujya mu mashuri. Icyo AFC ishyira imbere kurusha ibindi ni guhamya amahoro, ituze. Ubu noneho hari ituze riri kugenda rigaruka, kandi turashaka ko ubuzima busubira ku murongo ndetse bukarushaho kuba bwiza kurusha mbere. Abana bagomba gusubira mu mashuri, abaturage bagakora ubucuruzi, abahinzi bagasubira mu mirima yabo, kandi serivisi z'ibanze zigakomeza gutangwa. Ibyo byose bimaze kugerwaho mu bice byinshi kandi abaturage barabyibonera. Turashaka ko bongera kugira ubuzima bw'icyubahiro batigeze bahabwa. AFC ni ihuriro riharanira impinduramatwara nyayo. Iyo bitaba ibyo, twari kuba twasubira muri rya tsinda rya Kinshasa ryamunzwe n'akarengane. Niyo mpamvu nemera ko abaturage bazakomeza kubona ukuri mu byo dukora, bakarushaho kudushyigikira no kwifatanya natwe kugira ngo duhindure igihugu cyacu. Umunyamakuru yasoje agira ati murakoze cyane Bwana Shyaka, murakoze bafatanyabikorwa bacu kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Twabonye ibisubizo ku bibazo twari twabateguriye ndetse no ku byo mwifuzaga kumenya. Turabashimiye kuba mwitabiriye. Murabeho.
tuzongera guhura ubutangira ngo rero murabyumvira neza. Iki ni ikiganiro gikomeye cyane cya Maître Shyaka ndetse n'umunyamakuru i Geneve mu Busuwisi, ubwo bagiranaga ikiganiro kirambuye by'umwihariko ngira ngo murabizi ko AFC M23 yatsinze icy'umutwe, niko twabyita, yatsinze icy'umutwe leta y'i Kinshasa ijya mu biganiro by'amahoro i Geneve, aho yerekanye umurongo wayo uko uhagaze. Ni ibintu bikomeye cyane rero, ni intambwe ikomeye cyane kuri leta y'i Kinshasa. Bikaba rero bibaye ngombwa ko n'ubundi tubagezaho iyi nkuru cyane tubagejejeho ku kinyamakuru Kivu Morning. Yaganiraga n'umunyamakuru, murakoze cyane, nako yaganiraga na Maître Shyaka. Murakoze cyane. Ni Pilot News TV, nk'ibisanzwe ndabashimiye cyane.